muraho mwese. Mu gihe insengero zimwe na zimwe hirya no hino mu Rwanda zarimo gufungwa by'agateganyo kubera impamvu zitandukanye, harimo kutubahiriza ibisabwa haba ku nyubako ndetse n'ibyangombwa by'imikorere, itorero Umuriro wa Pentecote mu Rwanda ryo ryahagaritswe ryose by'umwihariko. Icyo gihe RGB yavugaga ko yahagaritse ibikorwa by'iri torero kubera gucikamwo ibice no kubiba amacakubiri n'amakimbirane mu bakristo, kugira inyigisho ziyobya abaturage zibakangurira kutitabira zimwe muri gahunda z'iterambere ndetse no kutagira inzego z'ubuyobozi zuzuye kandi zujuje ibisabwa. Nyamara twifuje kumenya neza impamvu muzi ndetse n'imvo n'imvano yatumye iri torero rifungwa burundu. Ni muri urwo rwego twasomye inkuru y'ikinyamakuru Kigali Today cyagiranye ikiganiro n'umushumba w'itorero Umuriro wa Pentecote mu Rwanda hamwe n'uwari umwungirije ariko umaze umwaka ahagaritswe ku mirimo. Basobanuye neza iby'amacakubiri n'ikihishe inyuma yo gufungwa kw'iri torero, cyane cyane ko amacakubiri no kutubahiriza gahunda za leta ari byo byashingiweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB rufunga iri torero. Ngende mu Rwanashyaka Siriyake mbahaye ikaze, reka turebere hamwe impamvu muzi yatumye iri torero barifunga. Impamvu yo gufungwa kw'iri torero urebye neza ihera mu gihe cya COVID-19, ubwo inkingo za COVID-19 zahabwaga abaturage hirya no hino ku isi no mu Rwanda by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2021. Hari abayoboke b'itorero Umuriro wa Pentecote mu Rwanda batahise baziteza ku mpamvu z'uko ngo bumvaga bazifiteho amakenga, nk'uko no mu yandi madini hari abatarahise bumva iby'iyi gahunda. Abo batahise bikingiza barimo na Pasiteri Corneille Ntawirusha uyobora iri torero. Babanje kuguma mu rugo icyorezo COVID-19 kigenjeje amaguru make, ubuyobozi bubemerera kugaruka mu nsengero. Pasiteri Rukundo Fideli wari wungirije Corneille Ntawirusha we n'abandi bumvise vuba iyi gahunda yo kwikingiza basigaranye ubuyobozi bw'iri torero. Bagumanye insengero bahita banashyiraho ubuyobozi bushya bw'agateganyo butagomba kurenza amezi 3 nk'uko biteganywa n'amategeko n'amabwiriza agenga iri torero. Nyuma y'icyo gihe ubuyobozi bwa Pasiteri Ntawirusha bwari bumaze kugaruka. Abashumba bo ku mpande zombi basabana imbabazi kuko buri ruhande rwishinjaga ibyaha birimo kutita ku bakristo bose uko bikwiye. Aba bashumba banasabye imbabazi abanyetorero muri rusange, bongera gukorera hamwe nk'uko bari barahoze mbere. Bose bicarana ku ruhimbi imbere y'abanyetorero. Pasiteri Ntawirusha na Pasiteri Rukundo batangira kugendana hose mu gihugu mu nsengero zose bakangurira abakristo kubana neza, abikingije ndetse n'abatarikingije. Gusa nyuma yaho Pasiteri Rukundo Fideli yaje kwirukanwa ku buyobozi. Nk'uko Pasiteri Ntawirusha yakomeje abisobanurira ikinyamakuru Kigali Today, mugenzi we Rukundo ngo hari ubwo yasuzuguraga bagenzi be, aho ngo bamutumiraga mu nama akanga kuyizamo. Bashaka kumubaza ibyo kurema uduce mu itorero no kutwihererana ntagire icyo asubiza. Nyuma y'igihe Rukundo Fideli ngo yaje kuvana amafaranga asaga miliyoni 18 kuri konte y'itorero, afatanyije rwihishwa n'uwari umuvugabutumwa bari barasigaranye muri ya minsi yo kwikingiza. Uwo muvugabutumwa ni Kayiranga Jean Bosco. Uyu Kayiranga Jean Bosco ntago yari yemewe n'itorero mu kubikuza amafaranga. Hari andi mafaranga kugeza ubu ataramenyekana umubare n'aho aherereye itorero Umuriro wa Pentecote rikomeje kubaza Rukundo na Kayiranga. Nayo ryishyuwe ahanyujijwe umuhanda igashora mu Bugesera nk'ingurane y'ikibanza n'urusengero by'iri torero. Ntawirusha avuga ko bahamagaye Rukundo na Kayiranga bagamije kubasobanuza iby'aya mafaranga y'itorero arimo kuburirwa irengero. Abo bagabo bombi bakanga kwitaba. Gusa Rukundo nyuma yo gushyirwaho igitutu n'ubugenzacyaha yaje kwerekana ahari ya mafaranga miliyoni 18. Itorero
rirayabikura birakunda. Inama rusange y'itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda yaje kubwira Rukundo na Kayiranga ko ibahagaritse ku buyobozi. Kubera izo mpamvu ariko ntibarabyemera kugeza ubu. Pasiteri Rukundo na komite yari yarashyizeho mu gihe cya COVID-19 babwiye RGB ko iri torero ngo ririmo amacakubiri, rikaba rimwirukaniye kwikingiza kandi ko ubuyobozi bwaryo ngo bwangisha abaturage cyangwa se abakristo zimwe muri gahunda za leta. Mu kiganiro kuri telefone Rukundo yahaye Kigali Today yashimangiye iby'amacakubiri ashingiye ku kwirukanwa kwe ku buyobozi. Yaragize ati ubu tumaze imyaka igera kuri 3 turwana n'ikintu cy'abikingije n'abatarikingije, kugeza n'ubwo banyima intebe mu rusengero cyangwa se imbere ku ruhimbi abapasiteri baba bicaye. Abajijwe ibyo kwiha amafaranga y'itorero, Rukundo yagize ati ibyo byabaye urwitwazo kuko ntigeze nanayakora mu ntoki kubera ya macakubiri twari dufite yo gukoresha ibintu uko bidakwiriye. Amafaranga nayasabiye kuba term deposit cyangwa se kuyafunga mu gihe cy'amezi 6 kuko ninjye wari ubifitiye ubutware. Ubwo rero habonetse impamvu yo kumpagarika ku buyobozi. Ikijyanye no kwangisha abaturage ubuyobozi, Pasiteri Rukundo ahera ku kuba hari abayoboke batemera gufata urukingo rwa COVID-19 bigatuma abakristo nabo babyanga. Ahangaha Pasiteri Ntawirushinege Corneille avuga ko amakimbirane mu bakristo hamwe n'ibirego byose kuri iri torero ngo byatangiye kwigaragaza nyuma y'uko Rukundo ahagaritswe ku buyobozi, kandi yumvise ko aregwa kunyereza amafaranga y'itorero. Yisobanura ku byo ashinjwa, uyu muyobozi w'itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda avuga ko nta gahunda ya leta n'imwe yanze kandi yangisha abakristo cyangwa se abaturage ahereye ku kijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Pasiteri Ntawirushinege avuga ko icyemezo kijyanye n'ubuzima bw'umuntu ari ibanga n'uburenganzira bwe. Kubera iyo mpamvu ngo ntawe yagombaga kubuza kwikingiza no kureba ko atabikoze, ndetse akaba adashaka ko ibyo bihinduka ikiganiro kugira ngo adateza abantu kwishishanya. Pasiteri Ntawirushinege aramagana abiherera bakaryanirana inzara bashingiye ku kwikingiza cyangwa ku yandi macakubiri. Akavuga ko itorero rizirukana bene uwo muntu rikanamutanga ku nzego za leta zibishinzwe, nk'uko ryabigenje kuri Rukundo nyuma yo kurema amatsinda y'abazi ko bikingije. Yagize ati rwose ubivuge ko iby'inkingo ntaho bihuriye, ari abikingije n'abatarikingije babanaga mu mahoro. N'ikimenyimenyi Rukundo atari yakora ayo makosa ngo avane amafaranga y'itorero kuri konte, yari asanzwe ari umushumba ayobora ubukwe akabwigisha, nta kibazo twari dufitanye. Iri torero rigizwe n'abakristo b'ingeri zitandukanye zirimo abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano, bikaba ngo bidashoboka ko barangwa n'amacakubiri, ndetse ko nta gahunda ya leta n'imwe badakurikiza bitewe n'uko ngo bakorana bya hafi n'inzego z'ibanze z'ahari insengero hose mu gihugu. Ku bijyanye no kudafata mitiweli, Pasiteri Ntawirushinege avuga ko buri muntu muri iri torero umuriro wa Pantekote mu Rwanda yafashe ubwishingizi bw'ubuzima. Utari ufite ubwo bushobozi abanyetorero bakaba barayimwishyuriye, kandi bose ntawe udasabwa kuba afite indangamuntu. Mu minsi y'amatora, Pasiteri Ntawirushinege yazengurutse mu nsengero zigize iri torero mu gihugu hose ategeka abakristo bose kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ikijyanye n'inzego z'ubuyobozi bw'itorero zitujuje cyangwa se abayobozi batujuje ibisabwa, Pasiteri Ntawirushinege avuga ko yakomeje gusaba ubuyobozi bwa RGB kumwakira kugira ngo baganire kuri icyo kibazo, ariko ngo ntibaramubonera uwo mwanya. Avuga ko itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda ryafatiwe icyemezo cyo gufungwa nta biganiro bibayeho kugira ngo ubuyobozi bwaryo bwisobanure kuri biriya birego. Byose kugeza ubu abifata nk'ibihimbano. Gusa mu gushimangira iby'icyemezo cyafashwe, uwahoze ari umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Yusta Kayitesi yari yaciye amarenga ko itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda rishobora gufungwa burundu, aho yagize ati ntimuzabura ahandi musengera niba ari ugushaka Imana.
nshuti bakunzi bacu, ngayo nguko, ngiyi impamvu muzi yabaye insiriri yo gufunga ibikorwa byose by'itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda. Mbashimiye ko mwari mudukurikiye, umwanya wanyu n'uw'igiciro kuri twe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha.